byose biracyagenda neza. Yesu ashimwe cyane mwese aho muri. Hanyuma ibintu byose birihuta, ariko kandi kugira ngo byihute bien, kugira ngo bitagusiga ni kwa kundi nyine, ntabwo bishobora kugusiga cyangwa se ntabwo byagenda neza wowe utari kumwe n'umuvuduko TV. Umuvuduko TV ugenda ubagezaho inkuru zitandukanye, ariko kandi nawe ushobora kuvuga utari ku bundi ku cy'amakuru ncika ibintu bikihuta, hanyuma ibintu bikancika gutya, kuki njyewe ntabikurikira. Ushobora kubikurikira nta nubwo bigoye, ni ukujya kuri YouTube of course, ugakora subscribe kuri channel Umuvuduko TV kugira ngo amakuru ajya bageraho gatanu kuri gatanu. Hanyuma muri iyi minsi bashobora kuba abanyamatorero bagiye gushyirwa igorora, kuko naraye mbona haje itangazo risa naho ritanga agahenge abantu ngo bari bakumbuye gusirimba, gusenga, buriya no kuzura umwuka of course, ndetse buriya nabo bukwe nabo bakaboneraho. Hanyuma ibintu byose birihuta, ariko kandi kugira ngo bitagusiga Umuvuduko TV ni igisubizo cyo kugendana n'isi igezweho. Tugiye kubagezaho rimwe cyangwa se ibintu bijyanye n'uko amatorero ashobora kuba hari icyerekezo gihari cy'uko ashobora kuba yakomorerwa. Ni imyanzuro y'inama y'ubuyobozi bw'Ihuriro ry'Amadini n'amatorero mu Rwanda RIC cyangwa se RIC, ryabereye kuri Minaroke hari ku itariki 5 Kamena 2020 kuva saa 5 kugeza saa 5 n'igice. Hanyuma rero ni inama ngo yari yahuje abahagarariye guverinoma n'ubuyobozi bw'Ihuriro ry'Amadini n'amatorero mu Rwanda RIC, yabereye kuri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, yayobowe na Professeur Shyaka Anastase, ni wa Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Iyi nama yari igamije kungurana ibitekerezo ku byifuzo byari bijyanye n'ibikorwa byo gusenga muri iki gihe cya COVID-19. Iyi nama rero nk'uko bigaragazwa n'iyi nyandiko iriho umukono wa Professeur Shyaka Anastase, ni Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda, yari yitabiriwe na Professeur Shyaka Anastase, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu nyine, Dr Ngamije Daniel, ni Minisitiri w'Ubuzima mu Rwanda, Miss Uwizeye Judith, Minisitiri muri Presidence ya Repubulika, Dr Yusta Kayitesi, umuyobozi w'Urwego rw'Igihugu rushinzwe imiyoborere RGB, Musenyeri Filipo Rukamba, Perezida w'inama y'Abepiskopi Gatolika mu Rwanda, akaba na Perezida w'Ihuriro ry'Amadini n'amatorero mu Rwanda RIC, Archbishop Dr Laurent, urumva kwenga ugerageza, Laurent Mbanda, umuyobozi w'itorero Anglikani mu Rwanda, akaba na Vice Perezida wa RIC, Mufti Shehe Hitimana Salim, umujyanama akaba ahagarariye umuryango w'Abayisilamu mu Rwanda, Musenyeri Kayinamura Samuel, umujyanama akaba uhagarariye CPR, Pasiteri Sengoga Joel, umunyamabanga wa RIC, na Mr Angelo Semwaga, DG wa RG muri Minaroke, hakaba na Mr Stefan cyangwa se bwana Stefan Nuwagaba, akaba ari umujyanama muri Minaroke. Hanyuma atangiza iyi nama, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yashimiye abitabiriye inama kuba barigomwe umwanya wabo kugira ngo basuzumire hamwe ibyifuzo by'amadini n'amatorero bijyanye n'ibikorwa byo gusenga muri iki gihe turimo kurwanya no kwirinda icyorezo cya COVID-19. Hanyuma Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yashimiye abayobozi ba RIC ubufatanye bakomeje kugaragariza leta mu guhangana n'icyorezo cya coronavirus. Minisitiri w'Ubuzima yeretse abitabiriye inama ishusho rusange y'icyorezo cya coronavirus, naho Perezida w'Ihuriro ry'Amadini n'amatorero mu Rwanda RIC yahawe umwanya ashimira uburyo yafatanyije
umwanya ashimira uburyo yafatanyije n'amadini n'amatorero mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19, anagaragaza ibyifuzo byabo bijyanye n'ibikorwa byo gusenga muri iki gihe cya COVID-19. Nyuma yo kungurana ibitekerezo hafashwe imyanzuro ikurikira. Umwanzuro wa mbere ni ubuyobozi bw'Ihuriro ry'Amadini n'amatorero mu Rwanda gutegura no kwerekana ingamba zigaragaza uko biteguye kwirinda icyorezo cya coronavirus mu nsengero, kiriziya n'imisigiti. Ubuyobozi bw'Ihuriro ry'Amadini n'amatorero mu Rwanda bwasabwe gushyikiriza Urwego rw'Igihugu rushinzwe imiyoborere RGB ingamba bumvikanyeho nk'ihuriro kugira ngo zisuzumwe n'inzego za leta. Hanyuma ubuyobozi bw'Ihuriro ry'Amadini n'amatorero mu Rwanda bwasabwe gushishikariza kwigisha no gukurikirana ko abayobozi b'amadini n'amatorero bubahiriza amabwiriza yashyizweho na leta y'u Rwanda yo kwirinda icyorezo cya coronavirus, kandi abanyuranyije n'aya mabwiriza bagafatirwa ibihano n'ubuyobozi bw'amadini n'amatorero badategereje inzego za leta. Hanyuma umwanzuro wa kane ari nawo wa nyuma, ubuyobozi bw'Ihuriro n'Amadini n'amatorero mu Rwanda bwasabwe gukomeza kugirira leta icyizere kandi bagakomeza ubufatanye buhari bwo kurinda abaturage bacu iki cyorezo. Mu gusoza inama, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu yijeje ubufatanye buhoraho hagati ya leta n'amadini n'amatorero ari nabwo buzatuma dutsinda icyorezo cya coronavirus. Akaba yaranasabye kwihutisha gutegura ingamba bahuriyeho kugira ngo leta izishingireho isuzuma ibijyanye no gufungura insengero, kiriziya ndetse n'imisigiti. Ni urwandiko rwashyizweho umukono n'umwanditsi w'inama akaba ari Nuwagaba Steven, umujyanama wa minisitiri muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Hanyuma n'umuyobozi w'inama ni Minisitiri Shyaka Anastase w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Hanyuma ahangaha rero amatorero, ndakeka iyi nkuru yabitanga ihumure ku banyamatorero, nabo bakaba batekereza bati uko ariko kose haba hari ikigiye gukorwa kugira ngo mu gihe inama itaha izaba iterana bazarebe niba ku matorero naho hari icyakorwa. Rero urumva ko ibintu byose biri kwihuta, ariko kugira wita gusiga ibanga ni rimwe, ni ukugendana n'umuvuduko wa TV kugira ngo mukomeze mugende mubana mu buryo butandukanye. Reka nsuhuza abantu b'aba bishop, abantu b'aba pasiteri, abapadiri batandukanye, abashehe, abahaji, abamufti n'abandi bose batandukanye. Twizera ko bizagenda neza. Mu kanya gato tuzaba tunabagezaho se koko baba baragaragaje ingamba z'uko bazagerageza kwitwara mu gihe amatorero n'amadini ndetse na kiriziya byaba bifunguwe. Nta handi rero ushobora kubisanga, ni ku Muvuduko TV. Icyo usabwa ni ukugenda ugakora subscribe iwacu kugira ngo ukomeze ubane natwe mu buryo butandukanye. Reka tubifurize kugira amagara azira icyorezo cya coronavirus.